Kamari Katia yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi aribyo byitwa bride shower. Kamari Katia uri kwitegura gushyingirwa cyangwa uri kwitegura gushyingirwa n'umukunzi we Adonis. Haciyeho amasaha make habaye ibirori byo gusezera ku bukumi ndetse no ku nshuti ze aribyo byitwa bride shower. Bikaba byabaye ibirori byiza byitabiriwe kandi bikaba ari ibirori biryoheye ijisho. Kamari Katia we ndetse n'umukunzi we ni couple ikunzwe kandi iryoshye imeze neza, dore ko iri no muri couple zigezweho kandi zikunzwe muri iki gihugu. Ni ibirori yakorewe n'inshuti ze, abavandimwe be, umuryango we. Ni ibirori byabaye byiza kandi byari byitabiriwe. Gusa ibirori byabo byagaragayemo udushya, dore ko n'ubundi ari abantu bahorana udushya. Rero umukunzi we Adonis nawe yaje kugaragara mu birori bya bride shower yari iri gukorerwa umukunzi we cyangwa uri kwitegura kuba umugore we. Yagaragaye mu mafoto ari kwifotoza n'umugore we muri bride shower, kandi ubusanzwe ntabwo bimenyerewe. Ubusanzwe bride shower ni ikirori gikorerwa umwana w'umukobwa uba witegura gushyingirwa, ariko ntago abagabo cyangwa abasore bundi bajya bagaragara muri ibyo birori. Rero we yaciye agahigo cyangwa we yagaragaye mu birori bya bride shower biri gukorerwa umukunzi we. Kamari Katia wakunzwe kandi akamenyekana mu itsinda rya Mackenzie, ari itsinda ry'abavandimwe ba Miss Nishimwe Naomi, ariko Kamari Katia akaba ari we mukuru muri bo, ari mukuru wa Nishimwe Naomi ndetse n'abandi bavandimwe babo babana muri iriya tsinda rya Mackenzie. Kamari Katia rero ni umukobwa ukunzwe kandi ufite imico myiza, ukunze kugaragara cyangwa kumvikana bavuga ko ari umukobwa mwiza ugira imico myiza. Iri tsinda rero rya Mackenzie ryaramenyekanye kandi rirakundwa cyane, dore ko ryarimo abakobwa beza bavukana kandi bashyize hamwe bakorera hamwe. Rero nyuma y'uko umwe muri bo Miss Nishimwe Naomi yaje kujya mu irushanwa rya Miss Rwanda akiyamamaza ndetse kandi akaza no kuritwara atsinze abandi bose bari bari kumwe, rero ryarushijeho gukundwa kandi nawe arakundwa cyane. Kugeza n'uyu munsi Miss Nishimwe Naomi arakunzwe cyane kandi akaba umuvandimwe wa Katia nawe ufite ubukwe mu kwezi kwa Mutarama 2025. Adonis usanzwe ari umukinnyi wa basketball mu ikipe ya PLBBC nibwo yambitse impeta y'urukundo umukunzi we Katia Kamari, amusaba ko yazamubera umufasha. Ni ibintu Katia yemeye adatindiganije kandi anabyishimiye cyane, dore ko n'ubusanzwe bari basanzwe bakundana, bari basanzwe bafitanye urukundo cyangwa ubushuti. Urukundo rero bari bafitanye nirwo rwatumye yemera kuba yazamubera umufasha. Kuri ubu rero imyiteguro y'ubukwe irarimbanije, dore ko biteganyijwe ko ubukwe buzaba tariki ya 5 Ukwakira 2025. Katia kandi aherutse kugaragara aho yari ari guhitamo ikanzu azambara mu bukwe bwe. Nabyo byabaye ibirori kandi byari ibintu byiza cyane, dore ko bakunze kugaragaza cyangwa gusangiza amafoto abakunzi babo bitewe n'ibihe barimo. Itsinda rya Mackenzie rero hari naryo Katia abarizwamo, umuvandimwe wa Miss Nishimwe Naomi nawe bakaba ribarizwamo, kandi Miss Nishimwe Naomi watwaye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2020 akaba ari Miss wakunzwe n'abantu cyane, ndetse kugeza n'uyu munsi benshi badatinya kuvuga ko ari Miss ibihe byose bitewe n'ukuntu bamukunda kandi bitewe n'uko nawe yitwara ku bakunzi be cyangwa n'abafana be. Imihango ubusanzwe iba mbere y'ubukwe yose kuri Kamari Katia yose iri kugenda iba kandi bikagenda neza, dore ko uko umunsi uvuyeho ariko turi kugenda twegereza ku matariki y'ubukwe bwe buzaberaho. Reka rero
dusoze tumwifuriza kuzagira ubukwe bwiza ndetse n'urugo rwiza, dore ko yagiye ategwa iminsi cyangwa yagiye abona amagambo amuca intege, ariko kuko bakundanye bagahuza ntabwo yigeze amuca intege nk'uko hariho abashaka kumuca intege. Reka tumusabire kuzagira urugo rwiza ndetse n'ubukwe bwiza. Ntabwo nasoza nagusabye ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi sheni, ntibibagire gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byose bitambuka hano. Mwibutsa ko ibiganiro biryoshye kandi bisukuye nta handi wabisanga uretse kuri Anisia TV Show. Ndabashimiye.